mu by'ukuri mu kuri ko mu mutima wawe uraparitse. Icyizere ngifite hamwe gusa ni igihe ibimenyetso by'ububyutse bizaba. Wowe ubwawe uzibona uburyo uri mubi, kuko nicyo gikorwa ububyutse bukora mu mutima. Abantu bose bari mu bubyutse, gusa biterwa n'icyo byutsemo. Yaba ibyo nasomye, yaba muri Bibiliya, yaba amakuru twumva, ndatekereza ko nta hantu na hamwe higeze haba ububyutse abantu batasenze, bashonje Imana, badasengera ibyo kurya. Nujya ubwiriza ukumva, urabona hari igihe tubwiriza ibintu bikaba byiza kweri, abantu bagatanga uko bivuze bakwemera, kavuga ati uramudamarazi, ariko ukaba ubizi neza ko ari amahame 5 ya Gandhi wongeyeho 3 ya Obama, ukaba ubizi neza ni amahame 5 ya Gandhi n'amakoti 10 yavuzwe n'abahanga, kandi biroroshye. Jya kuri nyogosenge gugurebe arabikubwira, hanyuma ukajya ubeshya ukabihuza na Yesu. Yesu si wowe babiguhaye, nono urabizi neza, bagata bavuga ati ye arazi kweri. Mu gihe rero ububyutse ni iki cyatwereka ko turi mu nzira yabo? Ni igihe ubutumwa bwacu bw'aksantiwa bugaruka gusa kuri Yesu wenyine. Uwiteka wahereza umugisha cyane. Reka nsabe na Deni yegera aha ngaha, tumukomere amashyi nawe. So Imana ibaho umugisha mwinshi, namwe turabakiriye. Turatangirira ku mushumba twihuse cyane. Pastor Senga, ijambo ububyutse ni ijambo abantu benshi bumva ukuntu gutandukanye. So nibazaga kugira ngo aze kudusobanura neza, ubundi iyo umuntu avuze ububyutse abashatse kuvuga iki? Ububyutse munyemerere mbuvuge mu buryo butatu kugira ngo tusobanukirwe kurutaho. Ikibazo nyine kiravuga ngo what is revival, ni iki ububyutse? Ndashaka kubuvuga d'abord muri iryo jambo ubwaryo, bitume tubwumva mu mitekerereze ya Bibiliya. Nimvuga imitekerereze ya Bibiliya, ndavuga imitekerereze y'Abaheburayo, hanyuma nanone kandi ndivuge mu mitekerereze y'Abanyarwanda, kubera iryo jambo natwe turarigira. Hanyuma nkuko abivuze soze mvuga icyo ububyutse nanone atari cyo, nkuko na pasiteri yabivuze. Ubwo birumvikana zaba mvuze n'icyo ububyutse ari cyo. Ijambo ububyutse, revival, réveil, rifite imvano mu Giheburayo, ari byo bivuze shahia, nko twakabivuze gutyo shahia. Si ngombwa gutumenya Igiheburayo, ariko nicyo bivuze. Iyo tuvuze filozofi ntago tuba tuvuga ya masomo twiga, ahubwo tuba tuvuze imitekerereze y'abantu. Abanyarwanda tugira ukuntu dutekereza. Mu mitekerereze y'Abaheburayo, mu mitekerereze y'Abayuda, iyo wavugaga ngo shahia cyangwa revival cyangwa ububyutse, wabaga uvuze ngo to bring back to life cyangwa to return to life. Tugaruke, ni ukugarurirwa ubuzima, ni ukugira kandi ubuzima. Ni ukuvuga ngo wari ubusanganywe, hanyuma bwa buzima urubuvamo cyangwa urabutakaza, hanyuma ivuze ngo ngize ububyutse. Ndavuga mu mitekerereze ya Bibiliya, ni ukongera kandi kugira ubuzima. Imana ishimwe cyane. Mu ibyanditswe ni byinshi, hari icyo yadusomeye nicyo kiri pliko, nicyo cyanditswe kizwi kuruta ibindi. Abavuga ngo revive us again, kongera kugarura ubuzima kandi kuri twebwe. Ariko sinaho honyine. Yesaya 57 y'umurongo wa 15 niko havuga, wowe Mana uri hejuru cyane utuye harengeye. Imana ikavuga ngo yishimira guhembura, yishimira kuzana ububyutse. Imana ishimwe cyane. Ubwo murandika n'ahandi. Hanyuma mu mitekererezo y'Abanyarwanda, muri filozofi y'Abanyarwanda, dusa n'abasangiye n'Abafaransa. Twebwe iyo tuvuze ububyutse tuba tuvuze gukangura. Ni umuntu wari usinziriye, ni umuntu kamubyite nyine wari usinziriye, cyangwa ukongera ukamukangura cyangwa ukamubyutsa. Kubera iki twatekerezaga gutyo? Ubundi iyo urebye iyo mitekerereze yacu n'Abafaransa dufite ku ijambo ububyutse, ni ukuvuga ngo nicyo pasiteri yatwigishije. Iyo umuntu atari mu bubyutse ababayeho mu buzima bw'ikinyoma, ababayeho mu buzima bwo kwibeshya, ababayeho mu buzima busa n'inzozi. Ndabaho urugero, inzozi nta kintu kibeshya nkazo. Inzozi wari warotuguruka, hari umuntu wari warotaguruka, byababayeho namwe. Kera najyaga ndota niruka,
nkabona umuntu aranyirukankana kandi njye ntava hondi ariko kandi atamfata, nkabyuka mfite ubwoba butangaje, bakambwira ati nuko urimo urakura, cyakora ubanza koko byari ukuri, na n'ubu sindongera kubirota. Uzi kubona umudamu w'ibiro 90 akubwira ngo narose, ngo hanyuma abantu banyirukanye nkajya nsimbukiye inzu, ukamubwira ati iyo maji yabereye hehe, warose usimbukiye inzu koma. Ikindi ushobora kurota wowe uri muri Amerika uvugana n'abazungu kandi mukajya muvugana icyesipanyoro utanakizi, ko yose icyesipanyoro narayimvuga kiri hehe, wabyuka ukaburira ijambo na rimwe. Iyo rero nta bubyutse umuntu ababayeho mu bintu bisa n'inzozi no kwigira igita ugaseka. Ndabaho urugero, ni bya bindi tubamo hano bavuga ngo the house of revival, inzu y'ububyutse, aho usanga nyine abantu bashaka kubaho mu cy'ububyutse aricyo, ariko bo atari ko bameze. Burya rero tuba tubayeho mu kinyoma, ukifuza ibintu cyane kugeza ubwo utangira gushaka gutuma bibaho kandi atari byo. Ngiyewe mitambona bimeze nka mashanje murayizi, twese tukiri abana twakinnye iby'abana, umuntu akaba umupapa undi akaba umumama, tukajya duteka ariko dutekera mu makopo ya sauce tomate. Mbega ukimagina ko uri papa uri mama, ariko ibyo ubukina ni umukino w'abana. Rero muri iki gihe kubera ko dufite aho twabisomye, dufite uko byagenze, twibera muri mashanje. Rero réveil ni iki? Ni nko gukanguka ngo uve muri ibyo bintu wibwira ko ari ukuri, none ube mu buzima bw'ukuri. Niyo mitekerereze y'Abanyarwanda, niyo mitekerereze ya réveil atari revival. Mwibuke igifaransa n'icyongereza byo byenda gusa n'ibitandukanaho gato. Amen. Réveil, ububyutse. Reka mvuge gutya, ari indi definition yindi babuha bakavuga ngo is spiritual consciousness. Ni nk'umwuka wongeye gukanguka, ni umwuka w'umuntu noneho wagize conscience. Biragoye kubisobanura ariko ni mu yandi magambo, ububyutse ni ukubaho k'umuntu mu mwuka we, umwuka we ukongera ukagira ubuzima. Icyo nicyo twita ububyutse. Icyo atari cyo rero, ububyutse si ibiterane twebwe twihitiyemo twikoreye tukabyitirira ngo revival conference. Oya, ibyo ni ibitekerezo nyine. Nta nubwo ububyutse ari uguhaguruka tukavuga ubutumwa. Oya, ariko kuvuga ubutumwa bishobora kuba igikorwa gikurikiye ububyutse. Turi kujyana? Ububyutse ntabwo ari amarangamutima, nubwo amarangamutima atabura gufatana n'umutima waje mu bubyutse, ariko amarangamutima si ububyutse. Kugwa ntabwo ari ububyutse habe na busa, uretse ko no kugwa bishobora gukurikira ububyutse. None se ububyutse ni iki? Ububyutse ni igikorwa gikorwa n'Imana ubwayo, kuko niyo yonyine ishobora gusubiza umuntu ubuzima. Ni ukuvuga iki? Dushobora kuvuga ubutumwa, tugahaguruka tugakora conference, ibihumbi bikaza, abantu bakagwa bagakorwaho bakarira, ariko tutagize ububyutse. Rimwe ngo umuntu yavuze ubutumwa, avuga ubutumwa, noneho umudamu warimo ararira cyane, noneho umuvuga butumwa bimukoraho nyine, aranezerwa. Ariko nubwo abandi batabafashijwe, hari undi wafashijwe, uriya mudamu vraiment. Umuvuga butumwa arafite ubwanwa burebure, arasohoka ati ko ariraga cyane madamu, ati nariraga. Rwarizwaga n'ikiza, ati wavugaga nareba ukuntu uzunguza umunwa nkibukiye hene yanjye baruka kwiba. Mbega ruhaya yanjye nakurebaga umeze nkayo. Ububyutse rero ibishobora kuriza abantu ni byinshi. Even na musique ishobora gutuma turira. Kira noneho umuntu ashobora, ari abantu b'abahanga muri communication, turanabyigisha yewe cyangwa tukabyigishwa, uburyo umuntu ashobora kugera ku marangamutima y'umuntu ugakorwaho. Ububyutse ni igikorwa gikorwa n'Imana gusa, gikora ku mutima w'umuntu. Unyumve? Hanyuma reka nkuri process unyumve neza. Ni igikorwa gikorwa n'Imana, kigera mu mutima w'umuntu, umuntu akumva umwuka we, kuko umwuka w'umuntu uri kure, akumva urahembutse. Noneho muri kwa guhembuka, urukundo rwose yari afitiye amafaranga,
afitiye comfort, afitiye ahazaza, ambisiyo ze, ikintu cyose kibaho yari afitiye urukundo na affection, gihindukamo inzara yo kwifuza Yesu no guhazwa nawe gusa. Icyo nicyo cyitwa ububyutse. Turi kujyana? Murabizi rero dushobora kubwiriza, dushobora gukora conference, tugakorwaho ariko ibyo bintu bitabaye. Billy Graham watanzeho urugero. Munyemerere nkoreshe definition ye. Yayivuze mu Gifaransa, biri mu Gifaransa, by'amahirwe ndi kuvugana n'urubyiruko. Gifaransa mwese murakizi. Siko bimeze? Nimusohoke humura. Yaravuze ngo le réveil est une sensation émotionnelle dans laquelle les affections et l'amour pour les choses du monde, le plaisir et le confort se transforment en amour et en consécration. Quoi? Pour Jésus. Mu yandi magambo, urukundo ni igihe amarangamutima yawe, ni igihe affection yawe, ni igihe icyo wifuzaga, ni igihe inzara yose warushonje yihinduramo inzara yo kwifuza no kumva wuzuye urukundo rwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya sans exception, subiremo, sans exception, nta hantu na hamwe ububyutse bwaje hadakurikirwa n'ijambo kwihana, hatajyana n'ijambo guhindukira, hatajyana n'ijambo agahinda ko mu mutima kababazwa n'ibyaha. Ibyo ntabwo biba byabaye ububyutse. Nibyo pastor yatubwiraga, dushobora kugira igiterane cyiza muri Zion Temple. Hari ijambo yavuze rikomeye pastor, babantu bise gute? Nubwo mbwira ngo nzi Kinyarwanda ariko nicyawe nticyoroshye. Hano wavuze atari muri Kongo, cya kindi wavuze abantu baho bitwa gute? Cyamurungi. Icyamurunguje, urabyumva nawe? Bararakaye, bameze nk'isafuriya irunguye. Aho rero abagiyeyo bafite ibyabarunguje, ububyutsi yo bwaje burarenga twebwe compound bukagerayo, bakumva rwa rukundo na ya affection na kagahinda barimo bamarwa n'urumogi no kurunguzwa, bigahindukamo inzara n'inyota yo kumva bahazwa gusa n'urukundo rwa Yesu. Icyo rero nicyo twita ububyutse. Sobiremo. Yatubwiye ikintu cyiza pastor, kandi niko kanyuma yavuze ngo yatubwira ibitangaza, miracles. Abantu batubanjirije bakoze ibitangaza. Paulo yakoze ibitangaza, Petero yakoze ibitangaza. Ibitangaza bijyana n'ububyutse, ariko tugomba kuba maso. Dushobora no gukora ibitangaza ububyutse butabaye, kuko ububyutse dore ikimenyetso cyabwo ni igihe yaba ibyo bitangaza bibaye, yaba ubwo butumwa tubuvuga, yaba ari conference dukora, twebwe abagezweho n'ububyutse, urukundo rwa Yesu gusa rudutera guhinduka no gusa nawe, tutabayeho muri bwa buzima bwa contradiction. Results, outcome ya bya bitangaza na bwa butumwa bigomba kuba urukundo twasariye, twuzuye, rusariye Yesu, maze urwo rukundo rukadutera kuzinukwa ubuzima budasa na Bibiliya. Icyo gihe nibwo tuvuga ko byabaye ububyutse. Dore cyanyuma twitondera, mbibutse ko ibitangaza bitagira idini. Ibitangaza si ibipagani, ibitangaza si n'ibikristo. Ibyo mvuze birumvikana? Ibitangaza ni nk'amafaranga. Hano ni amaturo mukabaragura inzoga. Hano tuyafashisha imfubyi zigasubira ku ishuri, hanze agura indaya, hanze agura ubuzima bw'ubuntu tukamugambanira. Amafaranga ni meza. Ninde wayajugunye kubera ko ari umupagani? Mwese n'ikimenyi hano muri yafite, kandi n'abapagani badakijwe bari yafite. Ni nako n'ibitangaza bimeze. Definition biblique, winjiye mu mutima wa Bibiliya, igitangaza ni iki? Imana ikoze igitangaza, naho uzasoma dictionnaire biblique, ngo nibwo buryo supreme, ultime, buhebuje ubundi Imana ikoresha ngo ihishuriremo abantu ubuntu bwayo. Ibitangaza rero byabaye bidakurikirwa no kumenya ubuntu n'urukundo rwa Yesu ngo duhinduke, biteye question mark. Nanone igitangaza niyo ndwaro ihebuje izindi Satani akoresha ngo ayobye n'intore niba bishoboka.
Matayo 24:24. Yesu yaravuze ngo azaba afite n'ibitangaza n'ibimenyetso by'ubuhenzi ngo kugira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Arabizi ko mbega niba waramunaniye yarakuteje ubusambanyi biranga, guteza ibi biranga, dore ikintu ashobora gukora gihe buje intwari ye buje indi ngo ateze ubuyobe, akora ibitangaza. Ni nako n'Imana inzira ihebuje izindi ikoresha ngo abantu ahari bahishurirwa ubuntu bwayo ni ibitangaza. Rero we need to be careful. Ibitangaza si byo dukwiye kureba, ahubwo dukwiye kureba icyo Imana ibikorera. Niba bibaye ntitubona abantu bahinduka, ibyo bitangaza dukwiye kubishidikanya. Kandi niba tubibona ahubwo ibyaha n'irari ry'isi na rwa rukundo dukunda isi, urukundo dukunda isi rukarushaho kwiyongera aho turi, tuvuga ko hakorerwa ibitangaza, mbishidikanyaho cyane cyane cyane. Turi kujyana nshuti yanjye, ububyutse rero ni iki? Nabisobanuye biroroshye, nicyo twita ububyutse. Imana ibahumugisha. Haleluya. Imana umugisha Pastor Senga. Nimba kubyo asobanuye hari ikibazo ufiteho, ucyandike ku ruhande kugira ngo uze kukimubaza nyuma, ariko dukomeze n'abandi. Reka ngere kuri Huduma James, murambabarira, babizi ko bavuga ngo ladies first, ariko uyu munsi baraza kubyihanganira, ariko biraba ni umwuka w'Imana wewe. Ntimuze gutekereza ibindi byinshi, ni umwuka w'Imana wewe. Umwuka w'Imana wewe ko Pastor Hortense ari buze gusoza. Huduma James, Pastor Senga dusobanuye ku cy'ububyutse aricyo. Hari utubazo dukeya mfiteho ndaza kumugarukaho, ariko niki kiba iyo ububyutse bwaje? Mbese ni ibihe bimenyetso by'ububyutse? Nkuko nahoze mbivuga kare, hano hari umuntu waba azi ko nta muntu waguye, kandi amateraniro yo muri Vivante akenshi siko abantu bakunda kugwa, ndayazi. Nayo kwa Hortense muri Believers ntago bakunda kugwa. Rero ni wacu ntago bakunda kugwa. So nimba dukeneye ubwo bubyutse rero, ko ikimenyetso cy'ububyutse ari ukugwa, uraza kukitugwa ubundi ni ukubyuka nyine, kukitugwa ubundi. Reka dukomeze. Huduma, niki kiba iyo ububyutse buje? Haleluya. Ndabanza nenge hanyuma mbone gukomeza. Urubyiruko rungana uku, ibyo abakozi b'Imana bavuye gusobanura, nitegereje nsanga bari kwandika ni bake. Mwabibonye? Abari kwandika ni bake. Kimwe muri sign ngiye kuvuga ziranga ububyutse ni ugusoma no kwandika. Gusoma no kwandika. Ubutaha muzaze mufite amakaye n'amakaramu mu byandike. Imana ibahe umugisha. Ndaza gusobanura ibintu bitari byinshi. Abavuga butumwa dukunda kuvuga dusakuza cyane, duhagaze, za haleluya zabaye nyinshi. Ariko maze iminsi mbwira urubyiruko, nababwira ngo dukeneye kwanga bimwe pastor yavugaga, umwuka w'icyokere, a hot spirit. Tukawanga, tukagira ibindi tujyamo, tukajya muri Holy Spirit. Kubera iyo ureba hano hanze, nusoma icyapa cya Heineken kiba hano ku muhanda, cyanditseho ngo spirit without spirit. Ntago muragisoma, kiri hano ku muhanda hanze, niko kiba cyanditseho, spirit without spirit. So hari igihe ureba urubyiruko tuba mu bintu bisa naho ari spirit without spirit. That is a hot spirit, ni umwuka w'icyokere. Ariko harageze ko twuzura umwuka wera w'Imana. Haleluya. Ndaza gusobanura ibintu bikeya, ibimenyetso biranga ububyutse. Icyambere ni iki?
ububyutse burangwa, ikimenyetso cya mbere kigaragara ko ububyutse bwabaye, abantu bajya bahindura ibibagira bize. Ndabisobanura muri aya magambo. Mu byo Pastor Senga avuye kuvuga, kenshi nkunze kuvuga iki: abantu bose bari mu bubyutse, gusa biterwa n'icyo byutsemo. Niba nagombaga kuryama saa 3 nkageza saa 8 nicaye ntarimo ndasenga, icyo kintu kindi ndimo mbyutse muri cyo. Niba tugeze muri iki gihe ubu ugasanga urubyiruko rungana uko twese turyama saa 9, last scene kuri WhatsApp saa 9 za nijoro, ntabwo ari ububyutse? Iyo ububyutse bwaje, dutangira guhindura ibyo tukajya mu bubyutse nyabwo. Cya kintu cyari kikugize bize ugahindura ukajya mu kindi kikugira bize, ari cyo kujya kwakira ubuzima, kimwe batubwiye. Hanyuma iyo tugiye muri ibyo bidusunikira kwegera Imana, hanyuma iyo twegereye Imana biduhishurira ubwiza bw'Imana, bikatwereka ububi bwacu. Come on. Iyo tuvuye muri ibyo bintu bitugize bize tukaza muri bibindi ububyutse bwo gukora ibindi nenda kubabwira, bidusunikira kujya gushaka Imana, tukarushaho kubona ubwiza bw'Imana, hanyuma tugahishurirwa ububi bwacu. Iyo ububyutse butaraza, nta muntu ujya ubasha kumenya ko ari mubi. Ariko ububyutse iyo buje, bujya bukwegereza Imana, ukabona ubwiza bw'Imana, ugahishurirwa ububi bwawe. Cya mbere. Icya kabiri nicyo ashorejeho. Ikimenyetso cya kabiri kijya kiranga ko ububyutse bwaje ni ukwihana. Nagarutse muri Bibiliya ku magambo yanditse mu gitabo cya Matayo ibice 3 uhereye ku murongo wa 2. Yohana yazanye ububyutse mu gihe cye, ariko ijambo yagarutseho ni rivuga ngo repent, mwihana. Yesu waruje azanye ububyutse mu gihe cye, ntabwo yigeze ajya kure n'iryo jambo. Nusoma muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 17 hagaruka amagambo asa nayo Yohana yavuga, aravuga ngo mwihane. Ikimenyetso cya kabiri gikomeye cyerekana ko ububyutse bwabaye ni iyo abantu batangiye kwihana. Abantu bajya bagira umutima wihana. Abantu bagatangira kwibona ari abanyamakosa. Babwira icya gatatu, ntabwo nza gutinda. Iyo ububyutse bwaje, nibwo hari ikimenyetso kikwereka distance yari hagati yawe n'Imana. Ububyutse butaraza, tujya twibwira ko turi imbere y'Imana, hanyuma tukabikorera ibimenyetso kenshi duhumirije, ukagira ngo none ubwo umuntu yahumirije yegeranye n'Imana kabaye. Ariko ububyutse iyo bwaje bukwereka distance iri hagati yawe n'Imana. Burya nabikoraga ntaregera Imana, burya nabikoraga ntari hafi yayo. Iyo ububyutse bwaje, ibyo twari turimo bitwereka how far, bingana gute turi kure n'Imana. Cya kane, tujya dutangira urugendo rwo kwitandukanya n'ibyaha. Urugendo rwo kwitandukanya
n'ibyaha. Abasore, urubyiruko ni inshuti zanjye, nkunda kubabwira ibintu bibiri. Iyo ububyutse buje hari ibintu bibiri bitaho cyane. Cya mbere, be different. Cya kabiri, be selective. Ndabisubiramo. Ubaho ubuzima butari rusange, ukavamo kugira ngo ube utandukanye n'abandi. Icya kabiri, wiga gukora selection. Niki mu Kinyarwanda? Kurobanura, gutoranya. Wiga gutoranya information, wiga gutoranya what you have to feed your mind. Wiga gutoranya ibyo ugaburira ubwonko, ukiga gutoranya, guhitamo, gukora selection. Mu Cyongereza baravuga ngo you become what you feed your mind. Umuntu wese aba icyo yagaburiye ubwonko bwe. Ntibishoboka ko waba utandukanye n'ibyo ugaburira ubwonko bwawe. Ikijye kitwereka ko ububyutse bwaje niyo dutangira kugira ibintu bimwe twitandukanya nabyo, tugatangira urugendo rwo kwitandukanya na bamwe mu bashuti, dutangiye gutandukana nabo. Hari igihe dusa n'abirengagiza ibintu bimwe kandi twese turi urubyiruko tuziranye. Hari message zimwe tureka gusubiza kubw'impamvu. Hari abantu bamwe mpitamo ntazongera gusubiza kuri WhatsApp kubw'impamvu. Dutangira gukora selection, dutangira guhitamo. Cya gatanu, icyo nsorezaho, ni ukuzura Umwuka wera. Ntabwo kuzura Umwuka wera mvuga ari ugutitira. Tujya dutekereza ko wuzuye Umwuka wera atitira, tukavuga ngo uyu yuzuye Umwuka wera. Sicyo. Iyo ububyutse buza, ikitwereka ko ububyutse bwaje, abantu buzura Umwuka wera ubahindura abagabo bo guhamya. Kindagikunda. Ibyo pastor yavugaga, Yesu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa haravuga ngo kandi muzahabwa imbaraga Umwuka wera nabamanukira. Ntazabatitiza. Ntabwo muzatitira. Uwo Mwuka naza azabahindura abagabo bo guhamya. Mwuka wera yaje. Ububyutse buzana na Mwuka wera. Iki kimenyetso cy'uko ububyutse bwaje nuko abantu bajya buzura Umwuka wera ntibatitire, ukabahindura abagabo. Iki kirandiza babwiza ukuri. Kikirandiza. Uyu mwaka murambabarira kuvuga iki kintu, nageze mu kwa 12 nkora evaluation, nsanga nagiye mu matorero 35 njya mu bihugu 5, kandi byose ni kimwe no mu Rwanda, ni kimwe naho nsengera muri Foursquare. Hanyuma nkarizwa nuko habuze uhaguruka ufite umutima wuzuye Umwuka wera. Turahagera tugasanga ubareba urabona baguruka nk'abenda kujya mu ijuru. Bakwika wa Mwuka ugahwama, ugatekereza ko haguruka abagabo batangira guhamya, ukababura. Iyo tutabayeho ubuzima busa n'ubu, tujya duhinduka les antichrist. Les antichrist nabizera Yesu Kristo babayeho ubuzima butandukanye n'ibyo bizera, baba ari abahakanye b'ibyo bizera. Iyo abantu bizera bakabaho ubuzima butandukanye n'ibyo bizera, baba barimo barahakana kwa kwizera kwabo. Iyo tuvuga ko twuzuye Umwuka,
ntidukore ibyo abuzuye umwuka bakora, tuba turimo turahakana ko nta mwuka twuzuye. Ikijya cyereka ko umuntu yuzuye umwuka wera, hamanutse ububyutse, umuntu ajya ahinduka umugabo, ukuzura umwuka akakugira umugabo, ugatangira guhamya. Imana ibahe umugisha. Turacyari kumwe? Amen. Cya gatandatu, ububyutse ikimenyetso cabwo, abantu batangira kumvira ubushake bw'Imana. Obey the will of God. Ikimenyetso gikomeye kigaragaza abuzuye umwuka, kigaragaza abari mu bubyutse. Ntabwo bajya bakora ibyo bishakiye. Muri Yohana ibice 9:4, Yesu yaravuze ngo nkwiye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Hanyuma tujya tugaruka cyane kubwira abantu ngo nimukore hakiri kare ngo burenda be. Pwe ya mbere yaravugaga ngo nkuriye gukora imirimo y'uwantumye. Ntabwo ari imirimo nitumye gukora, ni imirimo y'uwantumye. Abantu bajya bakora imirimo y'Imana iyo bitumye gukora, abandi bagakora imirimo y'Imana iyo Imana ibatumye gukora. Iyo ububyutse bwaje, ntabwo dukora imirimo y'Imana yo twitumye gukora y'Imana, ahubwo turahindukira tugakora imirimo y'Imana idutumye gukora. Nibwo abantu batangira kubaha no kumvira ubushake bw'Imana. Ububyutse butaraza, tubaho mu buzima busa na burimo burakora imirimo y'Imana, ariko iyo ububyutse buje nibwo abantu batangira gutekereza no kubaha no gukora iby'ubushake bw'Imana. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Niki twakora kugira ngo ububyutse buze mu buzima bwacu? Twumvishe ububyutse bwagiye buba ahantu hatandukanye, twumvishe ari ibyo pastor yatwigishije, Pastor D, ari n'ibyo Pastor Senga yavuze, ndetse n'ibyo Huduma yavuze amapoe menshi, kuzura umwuka wera, avuga kumvira ubushake bw'Imana, ari nacyo shorejeho, yavuze ibintu byinshi. Ariko ibyo bintu byose, hari urugero Huduma yatubwira, avuga ngo ububyutse burahari iminsi yose, ngo ahubwo biterwa n'icyo ubyutsemo. Bibiliya ngo mwiminjagiremo agafu, abantu bagataha batazi turiminjagiramo agafu gute. Amavuta, na n'ubu hari abantu benshi hano ubabajije ngo amavuta asobanura iki, ngo hari akarimbo kaba karimo amavuta, ngo uriya pasiteri ngo afite amavuta. No, ukibaza ukuntu indirimbo ifite amavuta na pasiteri afite amavuta, kandi n'umuntu ku giti cye bakavuga ngo afite amavuta. Ukibaza ayo mavuta, ubajije nk'abantu nka batatu baguha ubusobanuro butandukanye bw'amavuta. Rero atari nk'amavuta cyangwa kwiminjagiramo agafu, ahubwo ijambo twumva umuntu ku buryo anatashye yahita atangira gupuratika, yahita atangira gushyira mu bikorwa. Niki twakora kugira ngo ububyutse buze duhereye uyu munsi, iri joro dutashye? Yesu ashimwe. Kabanze mvuge ko bitoroshye kubisubiza, kuko ngira ngo iyo tubimenya nyine tuba tubufite, none ntabwo dufite, ariko ubuntu bw'Imana buradufasha. Nekeza ko no kuba hari ibiterane nk'ibi tuvuga kuri ibi bikozwe n'abasore, biratwereka ko hari ibyiringiro. Nukuri hari ibyiringiro, kandi Imana iguha umugisha. Reka ntangire nibaza ngo ninde ukwiye kwitegura ubwo bubyutse, kuko arambajije kwitegura ububyutse tubigenze gute kugira ngo tubwitegure. Ariko reka mbanze ngo ninde ukwiye no kubwitegura. Umukozi w'Imana yavuze ngo abantu bose barabyutse, bafite nubwo bafite ibyo babyutsemo bitandukanye, ariko ubu bubyutse bw'Imana turimo tuvuga, ninde ukwiye kubwitegura. Ikintu nabonye cya mbere ni umuntu wahuye na Kristo akihana by'ukuri. Uyu munsi umuntu ashobora gutangira gusenga, akaza nko mu rusengero aho umusengera akavuga ati umupasiteri wanyu yigisha neza, biriya bintu yigisha nabikunze, ni umuhanga, ni umunyabwenge, aravuga ibintu byiza. Undi akavuga ati numvise nabonye binasirimutse. Undi akavuga ati ariko n'iwacu burya barasenga. Ni ukuvuga ngo nta guhura n'Imana ukurikiwe no kwihana by'ukuri bihari. Ni ukuvuga ngo umuntu rero ugiye kwitegura ububyutse ni umuntu wahuye n'Imana kandi akihana by'ukuri. Kwihana Bibiliya ukuntu bivuga, umukozi w'Imana yageze kubivugaho, uburyo Yohana Batista yabwirije mbere yuko Yesu aza, ngo yabatizaga umubatizo, yabwirizaga umubatizo wo kwihana kugira ngo abantu bababarirwe nibarangiza bategura inzira z'Uwiteka.
hanyuma ya magambo ndetse turimo tugenderaho igihe Petero yabwirizaga baba 3,000 bakijijwe, ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ry'Imana ribacumita mu mitima. Ni ukuvuga ngo imeze nk'inkota ikubise umutima, umuntu akumva arababaye, umuntu akumva ari kure y'Imana, umuntu akumva ni umunyabyaha, hanyuma agahita avuga ngo none tugire dute kugira ngo dukire cyangwa kugira ngo nkizwe. Ni ukuvuga ngo umuntu rero rwitegure ububyutse ni umuntu wigeze kugira umunsi nk'uwo nguwo cyangwa igitondo nk'icyo ngicyo, aho ahura n'Imana akabona ububi bwe akavuga ngo none ngire nte. Ntabwo ari umuntu uvuga ngo preach pastor, ntabwo ari umuntu uvuga ngo avance, ntabwo ari umuntu uvuga ngo igira imbere. Ibyo byose ni byiza, kuryoherwa ntabwo ari bibi, no kuzamura ijwi si bibi, ariko n'umuntu wigeze kugira umunsi umeze nk'uwo nguwo akacumitwa mu mitima. Bibiliya y'Icyongereza yavuze ngo they were cut, ni ukuvuga ngo barakatitse mu mitima yabo. Hari ijambo rikujomba ukabona uri mubi, uri kure y'Imana, ukarira ukavuga uti Imana ngire nte kugira ngo nkiri. Umuntu rero witegura ububyutse bwa mbere ni uwo nguwo wigeze guhura n'Imana akarizwa n'ububi bwe hanyuma akihana. Kuko ububyutse ni ukumanuka k'Umwuka wera nk'uko babivuze. Ntabwo dushobora gutegura inzira z'Uwiteka tutihannye. Ntabwo rero kwihana ari ibintu bigezweho, nagaruka kuva mu rusengero rumwe ngo njye ku rundi. Nagahinda natewe n'ijambo ry'Imana ryacumise mu mutima wanjye, ryanjombye nk'inkota, ngahita mbona ububi bwanjye. Abantu rero bari mwitegura ububyutse ni abantu bigeze kugira umunsi nk'uwo nguwo. Ese waba warigeze kuwugira? Niba utarawugira wongere wihane. Turi bugire umwanya wo gusenga, ugira agahinda nako Umwuka wera gukoreho ukabyarawe, kuko nta magambo y'umuntu yagukoraho, agukoreho ugira agahinda k'ububi bwawe, ubabazwe n'uriwe uri kure y'Imana. Nyuma y'icyo ngicyo, ikintu gikurikiraho nyuma yo kwihana by'ukuri, wahuye na Yesu ukihana by'ukuri, ikintu gikurikiraho ni ukugira inzara n'inyota n'ubushake bw'ubumana. Ukavuga ngo Mana ndagushaka, ngirira ubuntu unyiyereke, hanyuma ugashaka Imana ku bwawe ukayishaka no ku bandi. Ni inzara, nabuze izina ryabyo, ni inzara ivanze n'inyota, birimo ubushake bwinshi bwo kumva ushaka Imana. Pastor Didi yageze kubivugaho hariya, umukozi w'Imana yasigaye apfukamye. Ni ukuvuga ngo abandi bose baratembereye bihinduka tourisme barataha, ariko we ajya gupfukama hariya hantu. Uvuga ngo hari inzara yari afite, Yesu avuga ati Imana se wakongera ukabikora. Iyo nzara rero ikwiye gukurikirana no kwihana, kuko umuntu ashobora kwihana akazigira mu ijuru, akazibanira n'Imana, akaririmba, akabwiriza, ariko nta nzara, akajya amera nk'umuntu wagezeyo. Hari igihe tubwiriza wagira amahirwe wakurikirwa n'abantu nk'ijana ukajya wumva wagezeyo, waririmba indirimbo abantu bakayikunda ukumva rwose wagezeyo. Ntago ububyutse buri buze, ntago umuntu ari bwitegure atagize iyo nzara. Iyo nzara rero yibaye, iyo nyota iyo umuntu agize amahirwe akayigira, hakurikiraho iki? Hakurikiraho kureka ibiryo, ukaba warekera kuryoherwa n'ibiryo, kandi utagiye gusaba akazi, utagiye gusaba umwenda, utagiye gusaba umugore n'umugabo. Ni ukuvuga ngo iyo nzara hari ikintu ikora muri wowe kikagutera kubaho mu buryo butandukanye n'uko abandi bantu babayeho. Apeti gashira, ukiriza ubwira Imana ngo Mana ndagushaka, Mana ndagushaka. Ese Mana wankoresha ubu buzima dusoma muri Bibiliya bugahinduka ubuzima bwanjye? Iyo nzara kandi ishobora kumaramo umuntu ibitotsi, akarara ijoro nta kintu cye cy'umwihariko, avuga ngo Mana ntabwo nkuzi. Yabonye ya distance umukozi w'Imana yavuze iri hagati ye n'Imana yo muri Bibiliya, bikaba byagutera kurara amajoro usenga, bikaba byakubuza urukundo. Uri umusore, uri inkumi wakundanaga, iyi nzara yakwinjira ugashobora gusezera kuri fiance, ukamubwira ngo ngiye muri Afghanistan kuvuga ubutumwa bwiza, ukaba utatinya urupfu. Ni ukuvuga ngo iyi nzara ihari, ubwoba bw'urupfu burashira. Niko ba Paulo bari bameze. Igihe kimwe umukozi w'Imana yaramuhanuriye, umuhanuzi agaba aramubwira ngo uyu mushumi w'uyu muntu niziritse najye Yerusalemu azafungirwayo. Paulo aravuga ngo uretse no gufunga niteguye no gupfirayo. Ni ukuvuga ngo nta bwoba bw'urupfu rurashira. Ba Stefano nuko, ni ukuvuga ngo ubwoba bw'urupfu ibyo bamuhoraga yarakomezaga akabivuga, akavuga Yesu agakomeza akamuvuga. Ni ukuvuga ngo inzara iba nyinshi yo gushaka y'Imana yawe ku buryo bikumara n'ubwoba bw'urupfu. Ese abo bantu turabafite? Mwebwe mujya mubabona? Ayiwe, navuze ngo mfite agahinda, nyibona iteme no mfite agahinda, ariko mfite n'isoni zo kuvuga ku bintu tudafite, ariko kubw'ubuntu bw'Imana twabigira. Rero nyuma yo kwihana hagakurikiraho iyo nzara, hakurikiraho ikindi kintu kitagengwa n'abantu. Imana isuka Umwuka wayo, ariko isuka ikurikiye umutima unyotewe.
ububyutse akenshi nubwo bubaho bugenwa n'ijuru, ariko bujya busanga umuntu waririye Imana, umuntu wasenze avuga ngo Mana ndashaka iyi Kigali. Abasore nk'aba bakavuga ati turashaka iyi Kigali kubona ikijijwe, turashaka kubona urubyiruko rukira, turashaka kubona agakiza nyakuri muri uru Rwanda rwacu. Ni ukuvuga ngo ntekereza ko Imana ku ntebe yayo ikorwaho nuko gusenga kutarimo gusaba ikindi kintu, kuko uwo muntu ufite iyo nzara aba yatijwe umutima w'Imana. Ubundi umutima w'Imana utekereza iki? Utekereza ubugingo bw'abantu, si iby'amazu n'amamodoka, ni ubugingo bw'abantu. Imana ibireba ikabona bazarimbuka. Uwo muntu rero wagize iyo nzara atizwaho gatoya ku mutima w'Imana, agahora afite agahinda k'abantu barimbuka, akaba yakora ibi byose, yakora ibiterane, yavuga ubutumwa, yasenga, yatanga ibye, ariko byose bitewe n'agahinda k'abarimbuka. Ibyo ntabwo ari ibintu twigirisha, ni Imana ibidutizaho, kuko twebwe ntabyo tugira. Uwo muntu rero yamara kuba ari umuntu witeguye nubwo yaba umwe, noneho Imana igasuka wa mwuka wayo muri iki cyanditswe duhagazemo cyo mu byakozwe n'umwaka 2017 ngo mu bihe bya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bahungu banyu n'abakobwa banyu, bazahanura, bazagira inzozi, abagaragu banjye n'abaja banjye nabo nzabasukira ku mwuka wanjye. Ni ukuvuga ngo Imana noneho irasuka. Natinyuka kuvuga ngo ububyutse ntago bugenwa n'umuntu, ni ijuru risuka ububyutse, ariko rikabusuka ryabonye umutima. Iyo twitegereje mu bubyutse bwabayeho, iteka bwatangiranaga n'umuntu, yaba ubwo muri Bibiliya Yohana Umubatiza arimo ategura inzira z'Uwiteka, yaba Yesu, yaba abangaba mu binyejana bitwegereye, byose byaheraga ku muntu. Noneho Imana imaze gusuka uwo mwuka, bimera nko gukongeza. Ni ukuvuga ngo ngize amahirwe bikamanukira muri njyewe, ndakongeza uyu mukozi w'Imana, nkongeza uyu, nawe akongeza uwundi, nawe akongeza uwundi, twajya kubona tukabona cya kintu kibaye mu bantu benshi. Kandi ukuntu bigenda iyo ububyutse bubonetse ntabwo gitandukanye n'icyo abakozi b'Imana bavuze. Iyo ububyutse bumanutse mu muntu agakongeza undi, ba bandi bakongejwe ikintu baheraho ni ukwihana. Yesu ashimwe. Babaga 3,000 bakijijwe, bahise babwira Petero ngo none tugire duti kugira ngo dukire. Nawe ntiyababwiye ati nimwubake insengero, ntabwo yababwiye ati nimutangize ministry, ntabwo yababwiye we, yaravuze ngo nimugire gute, nimwihane mubone kubabarirwa kugira ngo isezerano namwe ribagereho. Yesu ashimwe cyane. Rero iryo kongezwa ry'ububyutse iyo ribayeho, ni ukuvuga ngo abantu banduzanya uwo muriro, kandi aho uwo muriro ugeze abantu batangira bihana, barizwa n'ububi bwabo no kuba kure y'Imana. Imana yacu tugire neza. Ububyutse rero bumaze kuba, reka nkongereho nubwo ngira ngo katara kanjye, hari ibintu bigaragara turabibona nga mu byakozwe n'intumwa, nuva kuri cya gice cya 2 kujya kuri 41. Haravuga ngo nuko abemeye amagambo ye barabatizwa, abongeye kubasanzwe kuri uwo munsi baba nk'ibihumbi 3. Bemeye amagambo Petero yavuze, barangije barabatizwa. Iyo ukomeje hepfo hari ibintu 3 byababaye, ngo bahoraga bashishikaye. Ni ukuvuga ngo mu bubyutse nta bukonje, nta muntu wibutse undi kujya gusenga. Njya ntangara, ngira ngo nuko nyine n'ubundi nigisha ijambo ry'Imana, ariko n'ubundi nkunda ijambo ry'Imana, ariko njya ntangara uburyo ijambo ry'Imana iyo rigeze umuntu ahita ahaguruka akajya kwitaba telefoni. Wareba ugasanga si n'umuntu ufite akazi kenshi ngo uvuge ngo wenda akora muri presidence, ni meya se, afite kakazi n'umusirikare se, kakazi katemerewe gufunga telefoni murakazi. Wajya kureba ugasanga ni nk'umwana muto utagira n'akazi, n'umuntu ugiye kumubaza amakuru. Nta nyota y'ikintu gishyashya, yaje mu materaniro atiteguye guhura n'Imana, yaranga. Iyo abonye ikintu kimurangaza icyo ari cyo cyose ararangara. Aba bantu rero ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigisha. Ni ukuvuga ngo bako umuriro watse muri bo, barashishikaye, bafite ububyutse muri ibi ngibi turimo bitandukanye n'iby'umukozi w'Imana yavuze. Nyuma yo gushishikara ngo habagaho ibitangaza byinshi. Umukozi w'Imana SENGA yabivuzeho, ibitangaza bimeze nk'amafaranga, ariko mu bubyutse bw'ukuri ibitangaza birahaba. Ibyo rero bituma tugira isoni zo kuvuga ngo ese Imana tugendana niyo dusoma muri Bibiliya. Yesu mvuga niwe Petero yavugaga, Yesu mvuga niwe Paulo yavugaga, ukumva ugize n'isoni. Habagaho ibitangaza byinshi, hanyuma umwami Imana akabongerera abakizwa. Ikindi kintu bagiraga, bashimwaga n'abantu bagashimwa n'Imana. Nuvuga ngo ububyutse buzana izo mpinduka zose. Ndumva nahinura aho ngaho. Imana igumugisha. Yego, Imana igumugisha mwinshi. Pastor, niki turi bukore dutashye? Aha, tugiye gusenga. Hari ikintu Pastor Didi yageze kuvuga ngo ese mwiteguye kwishyura ikiguzi. Ndatekereza yaba ibyo nasomye, yaba muri Bibiliya, yaba amakuru twumva, ndatekereza ko nta hantu na hamwe higeze haba ububyutse abantu batasenze, bashonje Imana, badasengera ibyo kurya.
ushobora kubivuga umuntu akavuga ati ubwo wowe urabifite ibyo kurya wenda niyo mpamvu wivugira. Ntabwo ari byo. Aba bagabo b'Imana dusoma muri Bibiliya babaga bambaye ubusa, bakubitwa, bafungwa, ariko basonzeye Yesu. Rero navuga ngo nimureke tureke kwikirigita wa mugani kuko bigeze kuvuga. Ntabwo dusenga, cyangwa se niba tunasenga turasengera ibintu bitari byo. Urebye abazamuka imisozi ukareba bajya mu mavumo, bose bakubwije ukuri bakakubera abanyakuri, ukababaza uti umaze iminsi usengera iki? Wasanga atari kuvuga ngo Mana kugira ngo nkumenye, kugira ngo nse nawe, kugira ngo unkoreshe, kugira ngo unyuzure, kugira ngo mpinduke, kugira ngo nkubere igikoresho wakoresha kugira ngo nkize abantu. Nuvuga ngo niduhindura harisije zo gusenga hanyuma dusenge, ariko kandi wongere wisuzume uvuga uti se kuko narihannye by'ukuri. Kuko Yohana yaravuze ngo mutegure inzira z'Uwiteka. Uwiteka ntabwo yaza mu byaha. Genda wibwiza ukuri, uvuga uti ko ndi mu rusengero, ko ndirimba, ko mvuga ubutumwa, ko ndi pasiteri wenda nka Hortense, ese kuko kwihana kwanjye kumeze gute? Nitwihana by'ukuri tukagira agahinda k'ubumana, tugasenga by'ukuri, dusenga dushaka Imana, dushaka kubona Kristo muri twebwe, hanyuma tukazamuhereza n'abandi, Imana ntabwo iri budusige. Imana ibahe umugisha. Mwabyumvishe? Abantu tugiye gusenga nibakomera Imana amashyi. Pastor Senga aratubwira ngo ububyutse ngo nukongera gusubizwa ubuzima, cyangwa se kongera gusubizwa ubuzima watakaje. Ni nkako mbyumva, kubera ko ntago wasubizwa ikintu ufite, usubizwa ikintu udafite cyangwa se ikintu watakaje. Hari umuntu uri hano iyo yireba muri miruwari abona nta muntu ufite ubuzima nkawe, akabona ni inzobe, akabona ateye neza, akabona afite akazi, akabona atunze abiwabo, akavuga ati muri iyi Kigali mu bantu baparitse neza nanjye ndimo. Ni ikihe kintu kigaragaza ko umuntu yatakaje ubuzima? Wabajije Pastor Hortense ati none dutahana iki? Nari kugusubiza byoroshye, tahana icyo ufite mu mutima. None suragira ngo nkiguhe. Pastor Didier yabwirije, turangije kuvuga utahana iki? Icyo ufite nyine. Umuntu atahana icyo yamaze kugira mu mutima. Twebwe nibyo twabahaye. Impamvu mvuze gutyo ni iki? Nta uvuga butumwa. Pastor Didier natangaye ikintu kimwe, ndabizi ni ijambo ry'Umwuka siri yacu, ariko nicyo kintu kindimo kuruta ibindi mvuga kenshi. Ubutumwa bwiza ntabwo ari theory, ubutumwa bwiza ntabwo ari ibitekerezo, ntabwo ari filozofi, si idini, si ibintu twaringanije. Ubutumwa bwiza ni imbaraga. Ubutumwa bwiza ni imbaraga itagaragara igera mu mutima w'umuntu ikagira icyo ikora. Tuyakira dute? Binyuze mu butumwa bwiza. Aya magambo twavuze turizera abavuze bose ko Umwuka wera hari icyo yashyize mu mutima w'umuntu ngo abari icyo atahana. Kubera iki? Umuvandimwe yasobanuye neza cyane ibyo navuga ngo ibimenyetso by'ububyutse. Sinanibuka n'ikibazo warumbajije ngo ikipa ko ari ikibazo ni ukuvuga ngo hari umuntu wireba akabona araparitse ndabyibutse araparitse. Aha, nibyo koko uwireba akabona araparitse. Impamvu nanivuze umuvandimwe Ederi nta kintu namubwira, uraparitse nyine mu by'ukuri, mu kuri ko mu mutima wawe uraparitse. Icyizere ngifite hamwe gusa, ni igihe ibimenyetso by'ububyutse bizaba. Wowe ubwawe uzibona uburyo uri mubi, kuko nicyo gikorwa ububyutse bukora mu mutima. Ntabwo nakubwira ngo urabeshya uraparitse, twajya impaka z'ubusa tukanduranya. Ahubwo ibyiringiro mbifite mu Mwuka uzakwemeza ko uparitse nabi. Turi kujyana? Uraparitse ariko uparitse nabi, kuko iyo ububyutse buje nibwo bukwereka how much uri kure y'Imana. Uburyo ibyo wita byiza ari ububore mu maso y'Imana, niwe wenyine wemeza. Mbibutse ibi byose turi kuvuga turimo turabasobanurira, ni ugufidinga ubumenyi, ni ugusenya ibihome byo kutamenya. Umwuka wera wenyine niwe ushobora kubikoresha mu mutima wawe bikagira icyo bimara. Mbibutse na uburyo ugaburira uhaze bararwana. Inzara rero nta uyitera undi, inzara iri naturelle. Iyo ushonje urabimenya, nta ukubwira ngo ariko umuntu ushonje. Iyo ushonje urabimenya.
iyo nzara rero nitwibuke ububyutse si ugukanguka gusa, ahubwo ibyo twavuze umuvandimwe yavuze nibyo byerekana ko ububyutse burimo buza. Naho ibitangaza, kwihana, guhindukira nyabuna tuba tuburimo, buba bwabaye. Naho ya nzara yabigiye abivuga umuvandimwe, inzara, kwemezwa kuri umunyabyaha, kubona ntahugana, ibyo byose niko reka mvuge ngo umurimo w'ububyutse uba watangiye mu mutima w'umuntu. Reka mara abavandimwe banjye ubwoba, ndavuga Pastor Didier yabivuzeho cyane, Pastor Hortense yavuze ngo mfite isoni, izo soni nari nzifite kugeza ejo nimugoroba, zaraye zirangiye, ntabwo mbabeshye, zaraye zirangiye. Nahoze nsoma ku ububyutse bwabaye ubwe hoza tubwira bwabaye muri Pays de Galles, ariyo muri world mu Cyongereza. Buriya bubyutse bwarabanje bukomereza muri Amerika muri 1996. Nibwo bubyutse bwa mbere umwirabura yagizemo uruhare, William Seymour, bwabereye aho bita Los Angeles, Azusa Streets. Buriya bubyutse William Seymour yatangiye kuvuga ubutumwa abwira abantu, yavuye no mu itorero yari arimo ajya muri indi batanga icyo bitaga mouvement de sanctification, muvoma y'abantu bakeneye kwera. Bari bafite inzara nyinshi, arahaguruka atangira kuvuga ngo ikintu cya mbere cyamubereye imbogamizi ngo ni uburyo yavugaga ngo ibi mbabwira sindabye experiencing, ndababwira ibi niko uku niko kuri kwa Bibiliya, uku niko tugomba kubaho. C'est qui est malheureux, kibabaje, c'est qui est dommage, nuko narabye experiencing. Abantu kavuga ati none se uravuga iki? Kutarabye experiencing uravuga iki? Wakagombye guceceka. Undi akavuga ati no, nubundi ntabwo natumye kwibwiriza, natumye kubwiriza Yesu. Dore uku kuri kwakagombye kumera. Ibyo nagagombye gukora nuko nyina ndumuvuga butumwa, nubundi ntababwiye nibi nakakomeje kuba pasteur. Ariko dore ukuri nuko nguko. Ngo arabivuga amezi 5. Hanyuma ngo ubwo yarimo abwiriza yavugaga cyane cy'Umwuka wera, kavuga ko ikimenyetso cya mbere cy'Umwuka wera ari ukuvuga ku ndimi. Icyo gihe byari gitangaza, byari bitanabaho. Hanyuma ngo umudamu umwe abari utangira kuvuga mu ndimi, niwe wabanjirijweho. Hashira amezi 2 wa wundi wabwirizaga iby'Umwuka watarawuzura. Nyuma y'amezi na 2 nibwo Seymour yuzuye Umwuka wera atangira kuvuga ku ndimi. Reka nongera hakangaka rero kavuzwe na Dr. Stanley Jones, yarabivuze biranezeza cyane. Iyo tuvuga ngo ububyutse ububyutse twakora iki ngo buze, dore ibimenyetso kimwe ibimenyetso kiburanga nuko mwahagurutse nibyo yavuze mama pasteur. Ubundi mbere mwagombye kuba mudutumira mukatubwira ngo mutubwire amahame 5 yo gutera imbere, mutubwire uburyo twazunguza iyi Kigali ku buryo natwe twubaka amazu yacu. Ariko Imana irakabyara yo kabyara kuba iyo nzara yayibyaye uyu munsi mukaba mwifuza ububyutse. Kuri nge ni ikimenyetso cy'ububyutse nyine. Yego, kubera iki? Niyi dutera gushaka no gukora yo ibyo ishaka. Kuki uyu munsi icya kabiri turebe ukuntu abantu hora bivumbagura, nubwo babikora kuri nge babikora nabi, kandi je suis convaincu ni nabi. Abantu bahaza amatorero, abantu bahaza ibintu. Iyo nzara yo guhaga ibintu no kurambirwa ibintu ni ikimenyetso cy'ububyutse. Ikindi ni iyo abantu batangiye kugaruka ku kuri no kubona ukuri kwa Bibiliya, nubwo tutazana ngo bavanimwe mutobarira ibyo twababwiye bitari byo, ni ikimenyetso cy'ububyutse. Mbega nuko bwubakwa, tuzasoreza muri bwo, ariko ubutumwa turabwubaka. Dr. Stanley yavuze ikintu kimwe Jones cyaranejeje cyane bituma shira umubabaro, ndavuga ngo ndi mu murongo. Yaravuze ngo dans toute l'histoire du christianisme, chaque fois qu'on a mis l'accent sur Jésus, il y a eu une explosion nouvelle de vitalité et d'énergie. Mu gihe cyose abantu dutangiye kwibanda kugaruka ku butumwa bwiza buvuga kuri Yesu gusa, ngo icyo ni ikimenyetso uko mu mateka yose y'ubukristo nuko ububyutse bwa mbega ni nk'imbarutse, hazaba himbarutso uko byagenda kose y'ubuzima ndetse n'imbaraga. Kuba rero nujya ubwiriza ukumva, urabona hari igihe tubwiriza ibintu bikaba byiza kweri, abantu bagatanga uko bivuze bakwemera, kavuga ati uramudamarazi, ariko ukaba ubizi neza ko ari amahame 5 ya Gandhi wongeye 3 ya Obama, ukaba ubizi neza ni amahame 5 ya Gandhi n'amakoti 10 yavuzwe n'abahanga, kandi biroroshye. Jya kuri nyogosenge gugurebe arabikubwira. Hanyuma ukajya ubeshya ukabihuza na Yesu. Yesu si wowe babiguhaye, nono urabizi neza, bagata bavuga ati ye arazi kweri. Mu gihe rero ububyutse ni iki cyatwereka ko turi mu nzira yabo? Ni igihe ubutumwa bwacu bwaksantiwa bugaruka gusa kuri Yesu wenyine,
kuri Yesu wenyine. Turabizi neza, yavuze ngo hazabaho ini point de contact, point d'explosion, buzaturika uko byagenda kose. Niyo mpamvu tudakwiye kugira isoni. Kubavuga ati ariko mfite ipfunwe, iyo ni yanzara. Niyo mpamvu dufite ipfunwe, ni yanzara. Nanjye nababwiye bavandi yarayishize nimugoroba. Inzara ibyo mbabwira n'ukuri yarayishize, nta pfunwe nta soni. Nzakombeza mbivuge bambwira ati ariko se kubivuga gutyo, ntegereje Yesu ntazabura kuza, kandi abamutegereza ntibazakorwa n'isoni. Haleluya. Dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ntegereje Yesu ntazabura kuza, kandi abamutegereje ntibazakorwa n'isoni. Hari umuntu waba ufite ikibazo, hano turafata kimwe, aha dufata ikindi, n'aha dufata ikindi, bitatu gusa. So umanika mbere niwe uzaba ufite inzara nyinshi kuruta abandi. Okay, uriya. Aha ngaha. Yego. Aha. Nta nzara. Mwasubijwe. Okay, Imana ibahumugisha. Ariko Imana ishimwe, mwibagirwe guhereza umukameraman. Nubwa mbere ngiye mbonye umukameraman umanika cyangwa umufotografe. Nubwo aratagize umanika nawe tuze kumuha ko n'umwihariko wabo. Murakoze cyane. Pastor Senga aravuga ngo ubwa mbere bonye umukameraman ashaka kubaza ikibazo. Murakoze cyane. Uri umukameraman ari ikindi kikorimo. Urakoze. Ariko ndashaka kubaza, ubundi mu Rwanda habaye ububyutse? Ese nimba bwarabaye, bwabaye ryari? Ese nkamwe nk'abashumba ko mutubwira ko mufite ikibazo cy'uko hari abantu bita ububyutse butari ububyutse? Uriya mugabo Huduma yabitubwiye neza, aratubwira ngo hari abantu bagaragara ko bafite umwuka wera kandi ntawo bafite. Ese itorero rikora iki? Urubyiruko rubyiruko muri iyi minsi bakora iki kugira ngo ubwo bubyutse bubone? Urakoze cyane, ndibaza ikibazo cyumvikanye. Urifuza ko nindi gusubiza? Ndashaka ko Senga asubiza. Urakoze. Ariko niba hagira n'undi ugira icyo abivugaho nta kibazo. Iyo dutangiye kubaza ni ngombwa ko, kandi ikibazo kibyara ikindi, ndagira ngo sigire vuba vuba kugira ngo n'abandi baza kugira ikibazo nabo babaze. Mu Rwanda ububyutse bwabayeho ubwemerwa ubwandikwa, ubwo ndavuga bagendeye kuri Bibiliya n'icyo ububyutse ari cyo, n'ubwabaye muri 30 kugera 35 igahini. Nibwo bubyutse bwabayeho ku buryo bavuga ko u Rwanda rwabaye umucyo wa Afrika. U Rwanda rwabaye itabaza rujyana umucyo muri East Africa, burakwira. Nkuko twavuze, habaye iki? Habaye bya bindi Huduma yavuze, simbisubiramo. Hanyuma dukora iki? Biranezeza mu mutima. Iyo umuntu ageze hano avuga ngo dukora iki, ni nka kumwe b'Abisirayeli babazaga ngo none bagabo bene data dukora iki? Nagusubiza, twihane, duhindukire. Kwihana ntabwo bibaho umuntu atabanje gutsindwa. Kwihana ni igikorwa. Iyo umuntu atavuga ngo dukora iki, nuko bamaze kugira concern, wamaze kwemeranya neza ko dufite crise, dufite ikibazo. Icyambere umuntu haguruka kwihana, kubera ko umwanya udahari yabivuze, nta bubyutse na bumwe bubaho, bwigeze bubaho hataba. Iyo umuntu agize inzara imutesha ibiryo no gukomera, igahinduka inzara yo kwifuza Imana, nta handi rero tuyifuriza ni mu gusenga, ni mu gushaka Imana, ni mu gusoma ijambo. Dushaka Imana tuvanyeho za nduru. Urubyiruko dukoma induru gusa, urumva? Tukaza tukavuga ngo ndahiye. Wahiye se byahe ko ari ibintu bizimitwe biri aho ngaho? Hari wigeze kuza abwira pasiteri ngo pasiteri ngo ndi gushya, ngo ndahiye, ngo numva mpiye. Haramuri batese mugirene ko atarenge wagutwitse uragira ngo ngirene, ngo nzimya zimba mu izina rya Yesu. Nta kundi ari kugira nyine. Icyo shaka kuvuga, niba inzara yaje ukabaza ngo dukora iki, icyambere ni wihane. Haguruka wihane. Icya kabiri, haguruka ushake mu maso h'Imana. Niba koko ikibazo ari ukuri, nkora iki? Haguruka wihane, haguruka ushake mu maso h'Imana. Mbibutse, munyemerere nongera akakonyine gusa konyine. Muri bwa bubyutse navuze bwabaye muri Azusa Street. Nahoze nsoma igitabo cya William Seymour bamwanditseho. We yakoreshejwe n'Imana mu kuba imbarutso yabwo, ariko hari abandi bakoreshejwe mu gusenga. Umugabo umwe yarahagurutse abwira Imana ngo waduha ububyutse. Imana amubwira ngo nawe wanyemerera nibura ugasenga at least 30 minutes ku munsi nibura. Aravuga ati ibyo byonyine gusa uzabuduha. Ati aratangira
arasenga abwira matarako maze igihe vraiment 30 minutes naragerageje none se ati Imana ndagarukira mbwira ati wanyemerera ukongera indi 30 ati ntacyo arongera 30 isaha ku munsi arongera arasenga mbwira matarako se isaha nubona ko nagerageje kweri ko ntacyo ukora se wakwihanganya ukageza abiri arongera ububyutse bwamanutse asenga amasaha 6 ku munsi bwageze igihe bumanuka asenga amasaha 6 ku munsi nawe rero igereranye itawishyira kuri comparison haryo usenga iminota ingahe usenga iminota ingahe utarashyira amakaririmbo ndagusabye urabona twebwe dusenga mu buryo buri smart uprayinga papi akabanza akakujyanamo jyana kwanga ukongera ukamuprayinga si ngombwa ngo bari hafi yawe vanamo rero guprayinga ndavuga gusenga vraiment tubwizanye ukuri gusenga ni umurimo ugoye kuruta guhinga turabyemeranya biragoye kuruta software ntazi ubwoko bwayo gusenga ni ugukutuza gusenga ni ugusenga nyine mbivuge ngo iki dutangira ibyo ngibyo rero dutangira ibyo kandi umuntu wagize ububyutse by'ukuri cyo nabikundiye inzara yose irashira burya twebwe wadushuka rega Mana urabona rigiye dusenye isengesho Mana suka amavuta koresha umugaragu wawe ariko inzara motivation behind ari kugira ngo wubakize na tu hari ubwo dusengera cyane cyane abaririmbyi Mana koresha iyi CD isengesho ni ryiza ariko mu mutima ariko Mana korera izina nanjye menyekana ububyutse nyabwo ni igihe yo motivation impamvu nyayo gusenga ari cyubahiro cy'Imana gusa ari uko Yesu amenyekana gusa Imana ibaho umugisha Imana ibaho umugisha cyane ububyutse nabwo ni igihe abantu basenga impamvu batera gusenga ari kugira ngo bashaka ubwami bw'Imana ndetse babisobanuye cyane ndizera kunyuzwe twakomeje reka nongere akantu kamwe yego kubyo pastor avuye kuvuga ikintu tugomba gukora gikomeye gusenga nibyo nongeraho iki kintu mureke duhindure ibitugize busy ntago bizakunda tutarahindura what make us busy ibitugize busy duhindure nshuti bavandimwe tumara amasaha ngahe isi idutsikamiye va mu bibi byakugize busy ujye gusenga kandi impamvu yo gusenga atari gusengera ibiryo byo Pastor Hortense yavugaga bandi bamugisha arakoze cyane ntihagire umuntu ubaza ikibazo babajije tubaze ikindi kibazo kugira ngo Nitwa Alphonse dushima Imana mfite ikibazo nshaka kubaza nanezerewe cyane kubw'iki kiganiro mwateguye Imana ibaho umugisha ibyigisho byinshi byatambutse navanyemo ibintu byinshi byanteye kwibaza ese ko mwavuze ahantu henshi hagiye haba ububyutse duhereye mu Rwanda muri Congo Amerika n'ahandi henshi ubwo bubyutse uyu munsi bukaba bwarabaye twavuga ko bwagiye burihe mbese buri hehe nabyumvishe numva ni nkaho buza nka kibona umwe ese ko turimo kubusaba tubushaka umunsi bwagarutse ndagira ngo muze kutubwira mwe bayobozi umunsi bwagarutse Imana ibutanze ni izihe ngamba zihari noneho kugira ngo tuzabashe kubugumana butaje nka kibona umwe bwongera bugenda tumukomere amashyi menshi cyane uretse icyo ni kimwe icya kabiri ufite icya kabiri cyangwa ni beyaye ni icya kabiri Pastor Didier yigishije yavuze ibintu byiza avuga ngo yagiye muri Kimironko hari amatora 43 bigaragaza ngo yari Kimironko n'umurenge umwe ubwo Rwanda tubaze uyu munsi amatora arenga 2000 n'andi ese hari ijambo Yohana yigeze kubaza atuba kuri Yesu ati mumbwire ni wowe Mesiya cyangwa dutegereze undi ndashaka kuvuga iki ese amatorero menshi dufite mu gihugu no ku isi ntago yabagaragaza ububyutse buhari bitewe nuko abantu bahaguruka gukora bafite ishyaka none se niba atari byo umunsi amatorero ko ngana tuyazi dutegereze undi mwuka w'Imana dutegereze andi matorero n'abandi bakozi b'Imana bataba dufite uyu munsi bari inyuma nibo bazazana ubwo bubyutse niziye ngamba dufite ngo twebwe duhari cyangwa se abahari
bazazana ububyutse mu isi cyangwa se mu Rwanda rwacu. Ububyutse buraza nyuma y'igihe runaka bugashira. Ni ibihe bihome cyangwa ibihanda bituma ububyutse budakomeza? Kugira ngo buze hari ikintu kiba cyabaye. Ngira ngo dukomeje icyo cyabaye twanabugumana. Ariko twibuke ko harimo n'uruhare rw'Imana. Ntabwo tugomba kubyibagirwa. Ni Imana isuka Umwuka wayo. Ibonye abantu biteguye barimo bakora ibi byose abakozi b'Imana bavuze kugira ngo bubeho. Hanyuma ibyo ngibyo byatumye tububona tubikomeje ntekereza ko twabugumana. Abantu bashobora kubyuzamo bakarangara cyangwa se bakenjoyinga kuko ububyutse buraryoshye buzana n'iterambere aho bwagiye bubakaga amashuri bakubaka ibitaro abantu bakava mu bukene polisi zikabura akazi bira byose yavuze. Ntekereza ko banashobora kugeraho bakabura umwanya wo gusenga no gukora ibyo bakoze kugira ngo buze bakenjoyinga rezilita z'ububyutse bakabwibagirwa. Muribuka igihe kimwe intumwa zaravuze hari ibibazo mu itorero, ibibazo byatewe n'ububyutse kuko itorero ryaragutse, abapfakazi baba benshi, abantu bakenera ibintu baba benshi. Intumwa ziravuga ngo ese turekeshwe gusenga no gutegura ijambo ry'Imana no kujya kugaburira abantu. Ni ukuvuga ngo bamenye icyangombwa kugira ngo ubwo bubyutse babugumane. Rero kugira ngo tugumane ububyutse nuko twagumana icyatumye tububona. Ndumva ruko nasubiza. Ni ukuvuga iyo abantu bafite yanzara n'inyota, iyo inzara ishize abantu barongera bakibagirwa cyane rwose. Kandi no muri Bibiliya hari ahantu Imana yabujije Abanyisirayeli ngo nimugera mu gihugu isezerano ntimuzibagirwe, igihe muzamara kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Mu magambo make no kwirinda kwibagirwa igihe iyo nzara n'inyota yashize. Imana iguha umugisha cyane. Ikibazo cya nyuma ku muvandimwe hariya. Murakoze. Amazina yanjye Banyeterike Shyaka. Ikibazo cyanjye ndakibaza Pasiteri Senga. Ndashaka ko amfasha mu gutandukanya cyangwa se akatumenyesha icyo ubutumwa bwiza bw'ubwami biri gishaka kukivugaho, akanatubwira gakeya ku itandukaniro ry'isezerano rishya n'isezerano rya kera, kuko abenshi mu rubyiruko dufite ikibazo cyane yuko hari ubwo tugira gushidikanya tukavuga ati ariko se Imana twizeye n'Uwiteka cyane n'izindi mana, ko hari igihe bakubaza ibyiringiro by'ibyo wizereyemo ukabura icyo usubiza. Ejo bundi hambere merutse kumva umuntu ikibazo no kuvuga ngo gutandukanya isezerano rishya n'irya kera no gusobanura ubutumwa bw'ubwami. Si icyo kibazo? Nta kibazo, reka twihute. Reka mbivugaho gakeya impamvu ushaka kubivuga. Okay, sawa. Ejo bundi numvisha umuntu bambwira umuntu uherutse guhamagara mugenzi we amubwira ati mwene data ibintu byabaye, ati Imana yavuguruye amasezerano yanjye. Mpuye n'umukozi w'Imana arambwira ngo impamvu umugabo wanjye atinze ngo nuko arimo kunyubakira kadastiri. None watekereza kuri ibyo bintu ukagira urujijo ku Mana twizeye ukavuga se n'Uwiteka cyane izindi mana, ko Pawulo aravuze ngo ibyitwa Imana ni byinshi. So nagiye mudufashe munsobanurire kuri ubutumwa bwiza tumenye icyo ari cyo. Murakoze. Reka mbaze mpere ku isezerano. Isezerano nk'uko abivuze hari isezerano rya kera n'isezerano rishya. Mbanze nice iki kintu, isezerano rya kera n'isezerano rishya ntabwo ari ibitabo. Isezerano rya kera ni ukuva mu itangiriro kugera muri Maraki, isezerano rishya ni ukuva muri Matayo kugera mu byahishuwe. Hoya, iyo tuvuze isezerano ntabwo tuba tuvuga ibitabo, kuko isezerano rishya bwa mbere turibona mu itangiriro, isezerano rya kera tukaribona mu kuva. Isezerano rero si ibitabo, ahubwo isezerano ni ikintu runaka. Ni ukuvuga ngo isezerano rya kera iyo turivuze ni igihe Imana yakoranaga n'abantu ishingiye ku mategeko ya Mose. Ya mategeko Imana yagiranye na Mose niyo yari ahagarariye icyo twita isezerano rishya. Ayo mategeko yarimo amategeko y'ubwoko butatu. Hari icyo twitaga amategeko nako Bibiliya yita amategeko 10 ya Mose, hari icyo reka twite mororo, amategeko moral, hakaba icyo bitaga spiritual law, amategeko y'ubutambyi n'ibindi Imana yakoreshaga byasabanagamo n'abantu, hakaba n'icyo twakwita social law, amategeko y'imibanire, amategeko y'imihango n'ibindi. Ayo mategeko rero uko yose ari atatu y'ubwoko butatu niyo Imana yasabaniragamo n'abantu, niyo Imana yakoreragamo yo hagati yayo n'abantu. Isezerano rishya ni iki? Noneho ni uburyo ubu Imana ikorana n'abantu bayo
binyuze muri Kristo Yesu gusa. Icyo nicyo twita isezerano rishya. Imana yagiranye n'abantu bayo isezerano rishya. Matayo 26:26, Yesu ubwo yahaga abigishwa b'igikombe yaravuze ngo nimwakire munyweho mwese kuko yangaya ari amaraso y'isezerano rishya agiye kubatangirwa. Kubera ko isezerano ari inyigisho ndende, ngewe nayigisha numva nishimiye ko mwakongera kumpamagara ahubwo nkabigisha iyo nyigisho. Ndabyishimiye. Gusa sinzi nzabona abakristo bitabira, ariko ndabyishimiye. Ni ukuvuga iki rero? Isezerano rishya naryo ryari rishingiye kuri Kristo Yesu, kuko iyo tuvuze isezerano mu kinyarwanda kirakennye, ariko muri Bibiliya amasezerano mu bwoko butatu. Hari icyo bita testament, alliance et promesse. Rero uwo muntu wavuze ngo Imana muvugururiye amasezerano, sindi umu expert muri byo, ariko icyo nemera, Imana mu isezerano muri Bibiliya yagiye itanga amasezerano promesse. Promesse ni iki? Nibyo benda abafaransa bavuga ngo c'est une dette. Isezerano risa n'umwenda, ni n'isezerano rirangira. Imana ikubwiye ngo yabwiye Sara ngo nzakugarukaho igihe nk'iki ubyara umuhungu. Sara abyaye umuhungu, iryo sezerano ryararangiye. Alliance seyo ni iki? Ni isezerano ririmo igihango, covenant. Kugira ngo alliance yitwe ko yuzuye, yagombaga kuba igizwe n'ibintu birindwi. Ibyo bintu birindwi bitahari, alliance ntiba yuzuye. Ni naryo sezerano rero Imana yagiranye n'abantu bayo. Yagiranye yaba mu isezerano rya kera bishingiye ku mategeko, n'iryo yagiranye natwe muri Kristo Yesu, naryo na alliance rigizwe n'ibintu birindwi. Hanyuma testament ni iki? Testament tubivuze mu buryo mu kinyarwanda cyoroshye, ni isezerano ririmo umurage. Yego? Kubera ko rero umwanya ari muto, buri sezerano ryose twaryita ukundi. Reka nongere. Promesse ni isezerano ririmo umwenda. Alliance ni isezerano riguha position, riguha kugira icyubacyo. Naho testament ni isezerano ririmo ni c'est conditionnel. Niyo mpamvu Imana abwiraga Abisiraheli ngo nimumbera abantu nzababera Imana, nimwumvira amategeko n'amateka muzaba umutwe ntibuzaba umurizo. Ni nayo mpamvu hari ingaruka, hari umurage ukomoka muri iryo sezerano. Rero isezerano rishya twagombye kuvuga ngo ni rishingiye kuri Kristo Yesu. Nuvuga amategeko ya Mose ukayigisha abantu ngo bayakurikire, ntabwo uzaba uri kwigisha isezerano rishya. Niyo waba uvuga Yesu, uzaba uvuga isezerano rya kera. Niyo mpamvu Paulo yandikiye, cyangwa bamwe ntibabyemera, basi umwanditsi wandikiye Abaheburayo ibice 10 wera ku murongo wa 19, titre iravuga ngo Paulo yihanangiriza Abaheburayo kumaramaza kwizera gukurikira isezerano rishya, kuko isezerano rishya niryo twahamagariwe. Ubutumwa bwiza ni iki? Ubutumwa bwiza bw'ubwami Yesu yavugaga ni inkuru, ubu tubugarure mu buryo bworoshye, inkuru nziza. Ubu nje nkakubwira ngo nyoko yapfuye, nubwo ari ubutumwa bw'ukuri, si inkuru nziza. Yapfuye ariko ntabwo ari inkuru nziza. Turabyemeranya? Inkuru nziza rero ni igihe tubwira abantu ngo hariho guhabwa ubugingo buhoraho kubwo kwizera Yesu gusa, kuko yatuzaniye ubuntu bwitwa ngo abamwizera bazahabwa ubugingo buhoraho. Niyo nkuru nziza ihebuje izindi. Byaha kuko impembo y'ibyaha ari urupfu. Inkuru nziza iravuga ngo impano y'Imana yo n'ubugingo buhoraho. Niyo nkuru nziza. Inkuru nziza ni igihe tugaruka kuri Yesu tumugira sante n'icyo yapfiriye ko bamwizera babona ubugingo buhoraho. Hanyuma ibyo rero of course ni inkuru nziza y'ubwami. Ngiye mbivuze muri iryo jambo gusa, kandi Yesu yamwanditse ibitabo 4 ukongeraho na zanzandiko ntitwabirangiza ubu ngubu. Yesu abaho umugisha. Amen. Tugwaye ka bonus ubundi yari itandukanye ni na teme turiho. Ngira ngo hari icyo Pastor Didier yakongeraho. Bamuha mikoro. Nanjye ndakoresha amasegonda nka 30 gusa ku kibazo mwene data yabaje nubwo asohotse. Yavuga ngo hano mu Rwanda hari amatora arenga 2000 kandi amatora arahari n'abapasteri, ngo se hari abandi bapasteri bazaza, abandi matora azaza. Oya, ndagira ngo two kubyitiranya yuko ntabwo bigeze bavuga yuko kugira ngo ububyutse buze hari umupasteri uzihana, umupasteri akagira inyota, umupasteri agahamagara Imana. Bire byose bavuze bizasana ububyutse, ntabwo bavuze ngo n'abapasteri bazabikora. Hari ijambo ritangaje riri muri Bibiliya muri Luka 3, Bibiliya avuga ngo mu gihe Ana na Kayafa ngo bari abatambyi bakuru i Yerusalemu, ngo ijambo ry'Imana ryaje kuri Yohana mu butayu. Kambisubiremo, igihe Ana na Kayafa bari abatambyi bakuru, bari bayicaye i Yerusalemu bambaye amakanzu, bafite Tora, bafite ibitabo, mbese bishinzwe ari bo bapasteri b'icyo gihe. Ngo ijambo ry'Imana ryamanukiye ku muntu wari mu butayu witwa Yohana. Imana yagukoresha ntabwo ikeneye titre kugira ngo izane ububyutse.
ntabwo ikeneye umuntu wenda wambaye umusaraba hano kugira ngo izane ububyutse. Wowe ushobora kuzuza kriteri izo arizo zose, ahari wasanga ari we byiringiro by'u Rwanda Imana izakoresha kugira ngo izane ububyutse. Uyu munsi dusengera, uyu munsi dutegereje mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ibi bintu ntibyari byiza, tuzakomeza ubutaha. Iki si igikorwa kibaho rimwe, muzamenyeshwa ikindi gihe kizaba na topic. Tuzaba twiga kuri topic izindi zitandukanye n'iyi ngiyi. Huduma James, Imana imuhe umugisha asubira mu byicaro. Tumukomere amashyi cyane abantu bahawe umugisha kubwe. Pastor Hortense, Imana imuhe umugisha mwinshi cyane, mwaduhesheje umugisha n'ukuri. Tugiye gusigarana rero na Pastor Senga, niwe ugiye kutuyobora mu wundi mwanya mutoya wo gusenga dusaba Imana ububyutse. Ni igihe tugiye gupfukama tugasaba Imana, ukabwira Imana ngo Mana nkeneye ububyutse. Imana ibaho umugisha. Amen. Reka nisabire umuyobozi wacu Denis n'abandi bantu babana muri New Generation for Revival, mbasabe murambure ikiganza niba bahari bari hano. Duhaguruke nako, duhaguruke abantu babana na Denis muri New Generation for Revival. Aho ko mutagira vuba ngo dusenge vuba vuba, murambure ikiganza basi mwahagurutse munarambure ikiganza. Ngiye kubasaba ingorane ya mbere tugira cyane cyane urubyiruko n'abandi, ibintu byacu bari byiza ariko abari event, tukahamagara abantu tukagira inyota, bese Pastor Hortense azatwemerera, evangeliste Huduma azatwemerera, tugashyira energy zacu nyinshi mu gutegura ikintu nk'iki cya event. Nta bubyutse buzanwa na event bubaho, ntabwo. Niyo mpamvu mbasaba iki n'ikimenyimenyi. Murabona ibintu twagiye tuvuga ni nka summary, ni résumé de résumé de résumé, ni summary ya summary ya summary, ntabwo nta kintu twavuze. Kuki bitahoraho? Ikindi kuki bitahoraho ubutaha tukazabikorera no mu yandi matorero yenda niba hano hagorana, ariko tukabikora bigahora ari session, tugahora tugira dutyo. Ndabizi ingorane dufite iravuga ngo abantu bazaza, nubundi ntabwo dukeneye igihiriri. Abazaza n'abafite inyota y'ububyutse n'abifuza guhinduka, tugakomeza tukiga tukamenya kugira ngo ububyutse bubeho. Amen.